mu burasirazuba bwa Kongo imirwano irakomeje ariko noneho ariho dukomereza aho dutangiranye n'ahitwa kuri Murima abasirikare dutangiranye biruka n'abasirikare b'u Burundi cyangwa se igisirikare cy'u Burundi FDNB bafatanyije Wazalendo ndetse n'igisirikare cya Kongo FARDC tutibagiye umutwe witwaje intwaro wa FDLR mu gihe imirwano rero ikijyambere bo bakuyemo akabuho karenge imbunda zari zibamereye nabi inyuma nkuko mubibonye muri video batangiye biruka cyane andi byose byagiye biba ariko kuwo munsi noneho baboneye ikimbwa yaboneye ku mugezi hanyuma rero niko urugamba rumeze ni nako biri kugenda ku ruhande rumwe bamwe bagapfa badi bagafata matekwa abandi bakiruka bagakuramo akabo karenge bakagerageza kurokoka ariko nanone ibintu bidakomeje kugenda neza ku ruhande rwa FARDC yewe ku gisirikare navuga yuko bakomeza kwikumanga mu gituza bavuga yuko bakomeye nyamara igisirikare cy'u Burundi kikaba aricyo kigerageza kurwana ku rugamba nubwo nabo biba bitaboroheye bitewe n'ibikoresho babura ikindi bakabura ibijyanye n'ibikoresho byo kurwana bakabura na morale bitewe nuko ngo nta byo kurya ndetse n'ibindi bifashisha ku rugamba baba bafite bityo rero bigatuma igisirikare cy'u Burundi nacyo kivuga tuti ntago turi kurwana mu gihugu cyacu bigatuma bikuriramo akabo karenge hanyuma rero mu yandi makuru ngiye kuba nkugezaho amakuru yuko wahoze ari cyangwa se umuhungu wa Habyarimana wahoze ari perezida w'u Rwanda Jean-Luc Habyarimana yaba ngo yongeye kwisuganya nyuma y'inama zagiye zikorwa igihe kitari gitoya ariko ubu noneho bakaba ngo bisuganyije kugira ngo batangize intambara bemeze yuko iyo ntambara ngo bagomba gufata ibice byose M23 igenzura bakabyigarurira hanyuma ngo bakongeraho n'u Rwanda bagahita batera igisirikare cy'u Rwanda ngo bagafata umujyi wa Kigali yewe bagafata n'u Rwanda rwose ari nabyo byatumye barunda abasirikare benshi ahitwa Mpinga ubundi murabiza Mpinga rero na ahantu navuga yuko afite amateka yaho yihariye tuzaba tugarikaho none rero bakaba baharunze abasirikare kugira ngo babashe kurwanya cyangwa se gukuramo ibice byose ngo M23 igenzura sibyo gusa ngiye kubangaruka ku makuru yandi menshi cyane cyane ariko ngiye kuba nibanda ku makuru ari kuvugwa hano hakurya mu burasirazuba bwa Kongo mu burasirazuba bwa Kongo rero murabizi yuko imirwano iri kujya mbere cyane ubu ngubu ikaba yimukiye ku misozi cyane ahitwa kuri Plain Ruzizi ni ahantu mu kibaya werekeza n'ubundi muri Ovira M23 yamaze kugota icyo kibaya yamaze kugera muri icyo kibaya yamaze no kugota Ovira ubu tuvugana imirwano imeze nabi nubwo ibiganiro ngo byabiri kujya mbere mu mujyi wa Goma mwabonye ko abasirikare batatu bavuye i Kinshasa bemeye imishyikirano hagati ya M23 ndetse n'igisirikare cya Kongo FARDC cyane ko bemeye kujya mu mishyikirano ku ruhande rwa FARDC cyangwa se ku ruhande rwa Kinshasa bakabavuga bati noneho ubu ngubu ibiganiro twabyemera ariko nanone makuru atugeraho aremeza yuko ngo ingabo z'u Burundi ngo nazo ziri kwisuganya abo bitaba FDNB ndetse n'abandi basirikare ngo bavuye ku rugerero bakaba bose bakusanyijwe kugira ngo baze bongere bigarurire tumwe mu duce M23 ikomeje kwigarurira dore ko benshi bakomeje no kubigarukaho bavuga yuko M23 noneho ubu ngubu iri kurusha imbaraga igisirikare cya Kongo sai makuru gusa turaza no kugaruka ku makuru yuko ubu ngubu Perezida wa Donald Trump yamaze gushyira ku rutonde igihugu cya Kongo nk'igihugu kitemerewe kugendwamo n'andi makuru yose tugiye kuba tugarukaho yemeza yuko ngo Kongo
ubu ngubu bamaze guha amasaha makeya perezida wa Kongo kugira ngo abashe kuba yahashya FDLR, niba atari ibyo ngo azagufatirwa ibihano. Amakuru menshi ngiye kuba mbagezeho, kanda subscribe, reka ngaruke mu masegonda make tuvuye mu zindi nkuru. Reka nongere ngo ikaze nanone we wahisemo kubana natwe kuri Munara TV, ubaye uri mushyashya ukaba ukunze ibyo dukora, icyo nakwisabira nta kindi ni ugukanda subscribe, hanyuma ugafungura inzogera, nta makuru menshi kandi yizewe nzajya nkugezaho gatanu ku kandi. Reka munyemerere rero banze shimire nanone wowe udahwema kubana natwe ukaba warakanze subscribe, umuntu w'umugabo, umuntu w'agaciro cyane, ni wowe dukorera. Hanyuma nizimbye mu magambo, munyemerere mbere kw'iyi nkuru yacu navuga yuko itunguranye. Nk'ubu ngubu igihugu cya Kongo cyamaze gushyirwa ku rutonde rw'ibihugu navuga bitemerewe kuva cyangwa kugirwamo nk'igihugu cya Amerika. Perezida Donald Trump, perezida w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yamaze gusohora itangazo rishyira ku rutonde igihugu cya Kongo nk'ibihugu bitemerewe gutemberwamo n'abanyagihugu ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abishyira ku rutonde nk'ibihugu nka Iran, mbese yabushyize ku rutonde nk'igihugu navuga yuko kirimo imitwe yitwaje intwaro ikomeye ndetse n'igihugu kitemerewe gutemberwamo. Ibyo byatewe nuko perezida Donald Trump yamaze guha amasaha make kuba perezida wa Kongo Chilombo Antoine Felix Tshisekedi yamaze kwirukana aba FDLR muri Kongo, bitari ibyo ngo akaba yamufatira ibihano. Ibyo rero byagiye bivugwa kenshi ko uyu mutwe wa FDLR ubarizwa muri Kongo kandi ari abasirikare ba Kongo, bamwe bakiyita ngo Wazalendo bitewe no guhindura izina kugira ngo batabona uko bitwa, ariko ubundi ari FDLR ya nyayo. Hanyuma rero turaza no gukurikizaho aya makuru yacu yuko ahitwa muri Plaine Ruzizi ubu ngubu ngo byamaze kuba isibaniro, intambara ari yose, ariko nanone abasore ba M23 ndetse n'umutwe wa Twirwaneho bakaba bamaze kugota Uvira mu masaha make nkuko bamaze iminsi bayigota, ariko noneho ubu ngubu noneho bikaba biri seriye, atari bya bindi byo kuvuga ngo baraza kuhamara iminsi. Ariko nanone maze iminsi mubona ko hari abahuza cyangwa se abagerageza guhuza M23 na leta ya Kongo bikanga, ariko ubu noneho perezida wa Kongo yaba yagerageje kwiruka ibihugu byose asaba ubufasha, bamwe bamutera utwatsi bavuga ati ibintu byawe byagiye bizamo n'abantu bakomeye natwe twizera, nyamara bikanga, bavuga yuko kubera iki wanga imishyikirano na M23 kandi ari abasore barwanira ubwigenge ndetse no kwishyira ukizana kwabo ari abenegihugu ba Kongo, wowe ukabita abanyarwanda. Naho Jean-Luc Habyarimana, uyu ni umuhungu wahoze ari perezida w'igihugu cy'u Rwanda, perezida Habyarimana Juvenal. Uyu rero akaba ngo yamaze gukusanya ingabo azishyira ahitwa Mpinga kugira ngo babashe kwigarura uduce twari twose M23 ifite, hanyuma ngo nibahava nabo bazamufashe kwigarura igihugu cy'u Rwanda, dore ko ngo afite gahunda yo kurasa u Rwanda, hanyuma ngo agafata umujyi wa Kigali ndetse akigarura n'igihugu cy'u Rwanda, dore ko ngo ari isezerano yahaye cyangwa se ngo yijeje bamwe mu ba FDLR ubwo yarari Kinshasa mu biganiro yagiranye na perezida wa Kongo Antoine Felix Tshisekedi. Mu byo bamwijeje rero harimo no kuba ngo bazamutera ingabo mu bitugu, hanyuma ngo bakaza kurasa igihugu cy'u Rwanda. Ibintu bidashoboka, inzozi navuga ko ari kurota zitazigera zishoboka habe namba. Nyuma kandi munyemerere nkomereze aya makuru yacu mu Burundi. Mu Burundi ubu ngubu ngo batangiye kwisuganya abavuye ku rugerero, ngo batangiye kubasubiza mu gisirikare, n'abasirikare bose bari barasezere ngo batangiwe
guhamagarwa, dore ko ngo muri Kongo navuga ko ngo ubu ngubu noneho hakenewe ingabo nyinshi bitandukanye nuko byari bimeze. Ibyo rero barabikora mu rwego rwo kugira ngo baze bafate cyangwa se bamaze gufata uduce twose M23 imaze kubambura twinshi cyane. Nk'ubu ngubu bakaba bafite ubwoba yuko ngo kandi bashobora gufata Uvira, ibintu bishobora kugiraho ingaruka igihugu cy'u Burundi, dore ko ngo Uvira ubundi murabizi ko igifatwa igihugu cy'u Burundi ngo nta mahoro kiba gifite. Iyi ni Munara TV, reka ngaruke mu kanya gatoya tuve imuzi muzingo n'izindi nkuru zose, ntujye kure njye ubana nawe, ndaje mu kanya tunguhe.